abateze amatwi Rugigana Kiyonga official nimugire amahoro. Mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho uherereye mu mpande enye z'isi. Hari aho bamwe bajya kuryama abandi bukeye, hari aho abandi igicuku kiniha, abandi buri kwira cyangwa se bukira abandi igicuku kinihi. Nkuko bisanzwe mbagezaho imigani mu Kinyarwanda mu rurimi rwacu, ukabyumva ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube, wumva amajwi. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho icyo nakwita urwibutso cyangwa se nostalgie ku bihe biba byarabayeho uko imyaka igenda idusega, dore ko ngo nta bihe bitagira abubu. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho umwandiko ugira uti isoko mu mpeshyi. Kadutangire. Kera mu bihe bishize, igihe cy'impeshyi cyabaga gishimishije cyane, imisozi ikeye, abantu bafite akanyamuneza, inzara barayikubitiye ahareba inzega, wa mugani w'umunyarwanda. Iwacu isoko ryararemaga ukabura aho ukandagira, abaremye isoko bakaba benshi cyane, mbese icyo bita uruvunganzoka. Watera imboni hakurya ku maduka y'abacuruzi ukabona benshi bayagana, bashaka byinshi baba barashyize mu mihigo yabo igihe bazaba bejeje imyaka cyangwa se ibihingwa ngengabukungu. Urubyiruko, abakiri bato, abasore n'inkumi babyitaga kwiharika. Kwiharika ni akarima ababyeyi baguhaga bakakubwira ati akira sha, cyangwa bati wa nkumi we umaze kuba umwangavu, akira kariya karima gahingemo ibishyimbo, amasaka, mbese ikindi gihingwa cyose gishobora gutuma uzabona agafaranga ko kwikenura. Wanaga ijisho munsi y'ayo maduka hafi y'umuhanda aho abanyesoko banyura, ukabona umurongo w'amasafuriya manini ya rubarara cyangwa se ibice by'ingunguru byuzuye amamesa, bayacaniriye ngo yorohe maze babone uko bayapimira cyangwa se baha abaguzi babo. Bayashongeshaga bacana ibisigazwa by'ibitambaro bahawe n'abadozi. Abadozi nabo bakaba ari abitabiriye cyangwa se ari abaremye isoko, bikoreye icyarahani ku mutwe, ndetse habaho n'ibyarahani bakoreshaga akaboko, n'ibyo bakoreshaga banyonga n'amaguru. Mu kubicana babanzaga kubitonyangiriza amamesa, bifashishaga kandi inkwi z'ibiti byabaga byarasenywe ku mazu, mbese ugasanga umwotsi ni wose. Wakwicuma gato ukabona urwererane rw'ibitukuru byuzuye imyumbati y'amoko yose, cyane cyane higanjemo ayari agezweho. Ubwo yabaga ari ay'amakobora bagerekaga ku bishyimbo, bahaga akazina ka nasiyonari cyangwa vorotasuperi. Ayo akaba yari ubwoko bw'amabuye ya radiyo yariho icyo gihe. Mu kuyitirira ayo mabuye ni uko mbere yo kuyiteka bayicagamo uduce duto tujya kugira indeshyo n'umubyimba nk'uw'ayo mabuye ya radiyo nk'uko tubivuze. Hirya gato y'ayo makobora habaga hakaba iyo batonoye neza yaragizwe imivundi, ikaba yari iyo gukoramo ubugari. Yabaga ariyo mu bwoko bwa gitamisi, rutare n'iyindi. Iruhande nanone hakaba imyumbati bitaga maryohe cyangwa imiribwa. Yabaga ari bene ya yindi abakunda guhekenya bashoboraga no kwihekenya ari mibisi, ariko na n'ubu biracyabaho di. Nzabaza ntuza mbona sinzi, mbona akunda guhekenya.
yabaga ariyo mu bwoko bwa cacana cyangwa se imisurupiya n'iyindi myinshi. Ariko kandi si ibyo gusa, hirya gato ukabona ibitebo biharaze amase byuzuye ibijumba by'imyeru n'imituku ndetse n'iby'imihondo byabaga ari ibyo mu bwoko bwa muguma, nsenge, murungu ndetse n'ibindi. Ese aho iwanyu babyita gute? Waze kubitubwira muri komenti hasi aho ngaho. Ibyo bijumba kandi bikaba birimo n'ibindi bitandukanye. Iruhande rwabyo hakaba amateke y'amazungu n'amanyarwanda atekeranye n'itaka yavanye mu migende, bayadandaje ku mpande z'ibitoki by'inyamunyo ziganjemo izitwa nyabigoro, inka zikamwa n'ingenge ndetse n'izindi. Wowe ukurikiye ikiganiro uzatubwire n'izindi hasi muri komenti waba uzi nawe. Mu ntambwe nke ubwo hakaba hateretse amagunira y'ibishyimbo bya magabari, kanyamanza, rwirungu, rushare n'ibindi by'amabara anyuranye byabaga byeze hirya no hino. Mbese uko wabirebaga ugasanga bibereye ijisho. Iruhande rw'ibyo bishyimbo naho hari amashaza ateye amabengeza, yabaga yazanywe n'abahinzi bavuye hirya no hino. Ubwo kandi ibiciro byabaga ari ngwino hahi, mbese byakubiswe ishoka. Wabaga ufite Nyiraneza ahetse Rubaduka, ubwo ni ya note y'ijana yahashize, ugahaha ndetse ugakorera abana witwaje kubitwara, ndetse ugasagura n'ayo kunywera urwagwa cyangwa se urwarimu. Muri icyo gihe urwagwa barwitaga urwarimu, ngo byeri nabyirutse bavuga ko ngo byeri yanyobwaga n'abakire bakomeye bafite amaduka cyangwa se ba burugumesitiri na ba konsiyo n'abitwaga ba juji. Hanyuma abarimu bakinywera urwagwa, ntibitezaga ikigage. Ubwo rero nakuze nge urwagwa barwita urwarimu. Ndetse byarimba ugatega abafite amakamyoneti bazanye ibicuruzwa mu masoko bakagutwaza, ukishyura igikoroto cy'icumi maze bakakugeza imbere ku isantere y'iwanyu yabaga izwi cyane. Hafi aho kandi ababumbyi bazanye ibibindi byenga, inturire ndetse n'inkono zo gutekamo ntibatangwaga kuri uwo munsi ryaremye. Iyo wicumaga gato rero wacaga mu isoko ry'ifu, inzuki zivuza ubuhuha, umuceri w'amoko menshi, ububemba bita ubunyobwa, umunyu, injanga cyangwa se indagara. Ubwo ukisanga wageze mu babojozi, mbese aho bakeba akaboga. Ahagana hepfo ugasanga hari imitobe, ubwo turacyari mu isoko ryaremye, nayo iduhirwaho n'inzuki, inzagwa, imisururu cyangwa se ubushera n'ikigage. Ubwo biterwa n'akarere k'iwanyu. Ubwo muri komenti watubwira ibyo wowe uzi, ibinyobwa byabaga mu isoko ry'iwanyu. Wakwigira imbere ukabona itabi ry'ibibabi, yemwe n'ubugoro rugeretse. Ukabona abagore bambaye imyenda miremire biteye iyindi, barahina agatoki mu nkanka ngo barabonja itabi. Ahagana ku kibuga ku mucaca ugasanga hari abana b'abasore bafite inkoko zizirikanije ndetse n'inkwavu mu mifuka, bereka abahisi n'abagenzi baremye isoko. Abakuru baziritse ku mitsina ihene n'intama za musheru, gitobo, gihuga n'izindi. Ubwo nawe hasi muri komenti uzatubwire
amabara y'ayandi matungo waba uzi. Abagabo b'ibikwerere bitwaje inkoni z'imigushagusha, imizo, imizibaziba, umuno n'izindi zaciwe mu mashyamba ya kure, bakumakuma sine, gaju, rwirungu, inyombya, mukara n'izindi. Ubwo watubwira andi mabara y'inka wowe wabonaga yaremye isoko. Bazikumakuma ngo zidatarabuka, mbese ari ngwino uhahe. Ubwo nanone hafi y'umuhanda hepfo y'iduka ukabona abana b'abasore n'inkumi bakiri bato bacuruza peteroli na vikoro. Vikoro ubwo ni amavuta y'ubuto yo kurya yariho muri icyo gihe. Abandi bafite bajiya na za burahanda cyangwa se ibidiya. Ayo mavuta y'ubuto rero ayatekwaga ni nka 20% yayo, kuko icyo gihe abakobwa n'abagore batagiraga ubushobozi cyangwa se abo twakwita ngo n'abakene niyo bisigaga. Wasangaga kandi buri wese waremye isoko, yaba uwajyanye ibyo kugurisha cyangwa uwagiye kugura, yagarukaga yaronse. Bakunzi ba Rugiga na Kiyonga rero, nimugire amahoro. Nk'uko mubyumva rero twabagezagaho bimwe mu byarangaga impeshyi, isoko ryaremye cyangwa se isoko ryo mu mpeshyi. Mukomeze mudukurikire rero mukora subscribe. Gukora subscribe ni ukudutera inkunga, bituma dukomeza kurushaho kugira imbaraga zo gushakisha ibindi biganiro tubagezaho, haba imigani cyangwa se ibiganiro bikwibutsa ibihe byo hashize nk'ibi. Ugakora like, share na comment, mbese share ukabisangiza abandi nabo bakabimenya ntibacikamo. Hanyuma like ni ukubikunda, hanyuma comment ni ukuduha ibitekerezo byawe. Uyu munsi rero igitekerezo cyangwa se igihekane tubagezaho ni sya. Igihekane cyandikwa gite? Urabitugaragariza hasi muri komenti, turebe niba ari byo, niba atari byo tugukosore. Mukomeze mugire impagarike n'ubugingo, mubane n'Imana mu migambi yanyu yose.